Musenyeri ndabashimiye kuri umwanya muduhaye kugira ngo tujyane ikiganiro nk'ibiro by'itangazamakuru mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Ku itariki ya 20 Gashyantare uno mwaka w'2023 mwatorewe kuba umushumba bwite wa Diocese ya Kibungo. Mu nshamake, ku muntu utabazi yavuga ko Musenyeri Jean Marie Vianney Twagirayezu ari mu ntoki. Murakoze, ni Twagirayezu Jean Marie Vianney, ndi umupadiri uvuka muri Diocese ya Nyundo, maze hafi imyaka 30 ndi umupadiri. Na kwivuga muri kiliziya ko njya kuba padiri nabanje kwitegura nk'abandi bitegura kuba abapadiri, nyura mu mwitozo i Rutongo, i Kabgayi, mu Nyakibanda, ngira n'amahirwe ko umwepiskopi yanyohereje kujya kwihugura muri ibyerekeranye n'iyobokamana mu bindi bihugu cyangwa mu zindi seminari cyangwa se izindi université catholique. Naho iyo umuntu agiye aho hanze agirana buryo bushya bw'imikorere. Nkaba narakoze mu maparuwase ya Diocese ya Nyundo, nkashingwa n'imirimo itandukanye, ibyo twita service diocesain. Nkaba naravuye muri Diocese ya Nyundo nkaza noneho mu rwego rw'igihugu, nkaba narimaze imyaka 7 muri Caritas Rwanda. Musenyeri, ubusanzwe inshingano z'ibanze z'umwepiskopi ni zihe? Inshingano z'umwepiskopi, nubwo njyewe ndi umupadiri ariko nakoranye bya hafi n'abepiskopi, kuko umupadiri niwe uri hafi y'umwepiskopi kugira ngo imirimo ya kiliziya igende neza. Imirimo y'umwepiskopi ishingiye mu mirimo 3 dusanga mu nyandiko za kiliziya. Hari kuyobora imbaga y'Imana, hari ukwigisha ijambo ry'Imana, hari no gutagatifuza. Iyo mirimo ariko nubwo ishinzwe umwepiskopi ni ureba, ni ushinzwe coordination, ariko natwe abapadiri, abasaserdoti mu nzego zose uko ari 3, twari ubudiyakoni, hari ubupadiri, hari umwepiskopi. Iyo mirimo tuyikorana ubwitonzi dushishikaye, ariko noneho ku mwepiskopi bikaba karusho kuko ari we urebera kiliziya uko iyo mirimo yose ikorwa kandi neza. Ubwo rero kubera ko tuba turi muri societe, tuba turi mu bantu, turi mu gihugu, niyo mirimo duhuza n'ubuzima busanzwe bw'umuturage, bw'umusitoyen mu gihugu iki n'iki ahangaha hazwi. Noneho umwepiskopi akaba ashinzwe guhuza iyo mirimo n'ubuzima busanzwe bw'abantu, cyane cyane abo duhura nabo, population yahuri muri paruwasi urimo, muri diocese urimo. Umwepiskopi inshingano afite ikomeye ni uguhuza iyo mirimo kandi akayobora ku buryo igenda neza, ishobokera buri wese. Mukimenya iyi nkuru ko nyir'ubutungane Papa Francisco yabagira icyizere akabatora kuba umwepiskopi bwite wa Diocese ya Kibungo, mwe mwabyakiriye gute? Iyo nkuru nayakiranye ukwemera. Mvuze ukwemera kubera ko nsanzwe ndi muri kiliziya, ndi umupadiri, niyemeza kuba umupadiri, niyemeje ko kiliziya yantuma aho ariho hose. Nzi neza ko bitoroshye, ntabwo ari ku bushobozi bwa muntu, ariko mba nzi ko Imana yantoye kuba umupadiri, ari nayo imfasha, impa ubushobozi bwo gutunganya ubutumwa, bwo gusohoza ubutumwa iba impaye muri kiliziya. Naho rero mvuga ko nayakiranye mbere na mbere ukwemera, ariko nanone ngashimira kuko kiliziya ingaragarije icyo cyizere, kuba byaranyuze kuri Papa Francisco urebera kiliziya yose. Ndizera kandi sinshidikanya ko n'abepiskopi mu Rwanda, mpereye no ku mwepiskopi wanjye,
babigizemo uruhare kuko nibo bahuza kiliziya mu Rwanda na kiliziya ku isi hose, bakaba bunze ubumwe na papa, bityo bakaba bahererekanya amakuru nuko bagena uko imirimo yakorwa n'uko ubutumwa bwatangwa. Hari uko kwemera, hari no gushimira, ariko kandi ngendera no kuri uko kwizera, kuko Imana ariyo iduha ubutumwa ikadufasha no kubusohoza. Musenyeri utowe ngo abe umusaserdoti agira intego ahitamo izamuyobora mu butumwa bwe twita devise mu Gifaransa. Mwebwe intego yanyu nk'umupadiri yari iyihe, ko mutoreye ku mwepiskopi wa diocese ya Kibungo? Niyo muzahamana cyangwa se muzafata indi? Urakoze, ni ikibazo ntateguriye igisubizo, ariko mba padiri, nabaye padiri muri 1995. Ibihe byari bikomeye mu gihugu, kwizera ubuzima bitoroshye, ndetse nanjye ubwanjye nibaza niba kwiyemeza kuba padiri muri ibyo bihe bizanyorohera. Noneho nza gutekereza nihereye, ndi mu mwiherero kwitegura kuba padiri, nza kubona mu Ivanjiri ya Luka handitse ngo umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Tunabisanga no kwa muhanuzi Izayi. Ndavuga nti uko ibihe byagenda kose, umugambi w'Imana, umugambi wa Yezu Kristo wo gukiza abantu ntabwo wahagarara. Nanjye rero ubwo ibihe binakomeye, ndumva ntahezwa, nta kwitaza uwo murimo nubwo wari ukomeye. Nza mvuga ngo ndaje ndebe ko nafatanya n'abandi bose kugira ngo kiliziya igeze icyo uko kwizera kubaho, umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana, dukomeza umurimo Yezu Kristo ubwo yatangiye. Ibyerekeranye no kumenya niba ariyo ntego nakomeza, birumvikana ko nayikomeza, ariyo nzakomeza mu mikorere yanjye, ariko inyito ntabwo nari nayitegura. Musenyeri mutowe, mwari musanzwe muri mu nshingano z'ubuyobozi bwa Caritas Rwanda, mwari muyibereye umunyamabanga mukuru. Caritas Rwanda ni rumwe mu nzego z'ubutumwa za kiliziya zikomeye. Inkuru ikimenyekana ko mutoreye kuba umwepiskopi wa diocese ya Kibungo, ni iki cyahise gihinduka? Ntabwo hahinduka byinshi, gusa ni ukureba uburemere bwa buri murimo, bwa buri butumwa. Caritas sinavuga ko ariyo serivisi ikomeye cyane muri za komisiyo za serivisi dufite muri kiliziya, ariko koko ni imwe muri za serivisi zigera ku bantu benshi kandi ikorana na sosiyete turimo. Kuba rero nabigereranya n'indi mirimo mpamagariwe, nabihuza n'ibyo twari tumaze kuvugana ko ni umurimo wa kiliziya ukomeza, ariko noneho uburemere, inshingano, responsibility uba ufite, ibyo uhamagariwe bikaba bifite uburemere kandi bisaba n'imbaraga nyinshi, bisaba n'abantu batandukanye kugira ngo ubigereho. Ni umurimo umwe ukomeza wa kiliziya, ariko noneho uba wiyongereyeho uburemere ugereranyije n'inshingano umuntu aba afite. Uburyo se abantu babakiraga, mwakoranaga nk'umunyamabanga mukuru wa Caritas, niko bigikomeza? Nta cyahindutse? Nta gihe kinini cyari cyashira, ariko kandi njyewe n'ubusanzwe mbifata nk'umurimo wa kiliziya. Ntabwo nkunze kubitandukanya, ku buryo numva ko n'abantu batagombye gutandukanya iyo mirimo. Ni imirimo ya kiliziya iba ikomeza, ariko nanone mu nshingano zirutanya uburemere. Musenyeri, wenda haracyari kare gutangaza igihe hazabera umuhango wo kubaha ubwepiskopi, ariko hagati aha ni iki musaba abakristu
abapadiri ndetse n'abihaye Imana bo muri diyoseze ya Kibungo mugiye musanga? ntabwo igihe cyari cyaba kirekire ngo tuvuge ko ajenda itarakorwa ngo tumenye igihe nagerera mu butumwa bushya, ariko biratekerezwa, barabitekereza ababishinzwe, ndavuga abepiskopi, nibo bagena porogaramu, bagena uko ibihe bizagenda hagati aha ngaha. Gusa nakwibutsa ko imirimo ikomeza, ntabwo mbere y'uko mpabwa ubu butumwa bushya imirimo narimo muri Caritas yari ikomeje. Niyo mpamvu rero ngewe muri iki gihe mbanje kubanza kunoza bimwe, birumvikana ko ntabirangiza, ariko nibura ngashyira ku murongo ibyihutirwa kugira ngo uzaza nawe abone aho akomereza bitamugoye. Ibyerekeranye n'uko igihe gitaha kizagenda ubwo muzabimenya, nanjye ntabwo ndabimenya. Gusa icyo nakwisabira abapadiri, abakristu ba diyoseze ngiyemo ndetse n'abatari abakristu, abo bose tuzabana, ni isengesho, ariko cyane cyane ni ubufatanye. Icyo gishingiyeho ngiye mfite umugambi wo gufatanya n'abo nsanze, tukareba aho bari bageze mu rugendo ubuzima bwabo, tugafatanya nabo, kandi nizeye ko bazafasha kugira ngo dufatanye tugire icyo tugeraho mu murimo dushinzwe, mu butumwa dushinzwe. Ni ugufatanya n'isengesho, kuko nk'uko nabivuze byose tubishobozwa n'Imana, ariko ubwo bushake buturuka kuri twebwe, ni ubwo kwemera. Nitubihuza tukabihuza n'isengesho, tuzagera kuri ubwo bufatanye. Nta kuntu Imana itadusanga igihe duhuje ubwo bumwe no kumva, kugira ibitekerezo bimwe ku butumwa dufite muri Kiliziya. Musenyeri Mutowe, mwari mugiye kumara imyaka 7 cyangwa munayimaze muri Caritas Rwanda nk'umunyamabanga mukuru wayo, haba hari izindi mbaraga bahaye kuba mubaye mu episkopi muvuga muti mfite imyaka 7 yaho mvoma mu butumwa ngiye kujyamo? Urakoze. Nk'uko nabivuze mbere, ntabwo iyi mirimo umuntu yayitandukanya. Muri Caritas nari mazemo imyaka 7, ariko na mbere yaho muri diyoseze ya Nyundo nahakoze indi mirimo muri pastoral nayo ya Kiliziya. Byose birajyana, biruzuzanya. Navuga rero ko cyabaye igihe cyiza cyo kuhabona impamba nakwitwaza ngiye no mu yindi mirimo itari ya Caritas, kandi nizera ko bizamfasha. Biranuzuzanya kuko kuba muri Caritas ni urwego navuga rw'abakristu bose. Uwabatijwe wese ubundi yagombye nawe kwiyumvamo nk'umukozi cyangwa se ufite ubwo butumwa bwa Caritas. Caritas bishatse kuvuga urukundo, ni ugukwiza urukundo mu bantu, gufasha abantu bose, cyane cyane abatishoboye, abo b'abakene, kumenya ko nubwo bakena mu buryo bw'umubiri ariko bitabavana muri sosiyete. Umuntu wese agomba kugumana agaciro ke ka muntu. Izo ni inshingano z'uwabatijwe wese, ndetse n'umuntu wese ufite indangagaciro z'umuntu muzima, ugomba kumenya ko aharanira icyiza cya mugenzi we. Iyo rero uri umwepiskopi noneho birushaho, kuko aba ari wowe ubuhagarariye ubwo butumwa. Cyane cyane dushingira gukomeza ubutumwa Yezu Kristo yatangiye bwo kuba waje ahereza ahubwo ataraje guherezwa. Ni umurimo ukomeye muri Kiliziya, ni umurimo utavuga ngo uboneye ibyangombwa byose nawurangije, kuko kugenda uwuhuza n'ibihe turimo
n'aho turi hagenda hahindagurika n'ibihe bigenda bihindagurika. Ni umurimo rero ukomeza, ariko nkaba nishimiye ko nahavanye impamba y'ibitekerezo nanakomerezaho no mu buzima bundi busanzwe no mu butumwa busanzwe. Musenyeri Mutowe, igihe abepiskopi bitegura kujya i Roma mu ruzinduko bita visite ad limina, ntimurahabwa inkoni y'ubushumba niba ariko navuga, ese muzitabira uru rugendo? Nibwo ngihabwa ubutumwa bushya, kandi abahagarariye kiliziya impa ubwo butumwa barahari n'abepiskopi. Ntabwo ari igihe cyo kuba nasaba, si n'igihe cyo kuba hari icyo nakwanga. Nibo ntezeho igitekerezo bafite, icyo bazambwira nzakora icyo. Musenyeri, tubashimiye ikiganiro muduhaye. Murakoze namwe, mukomeze neza imirimo yanyu. Yego, murakoze Musenyeri.